Turibuka imyaka 20 ishize itsembabwoko ryibasiye abatutsi bo mu Rwanda ribaye. Kwibukira itsembabwoko ni ikintu gikomeye mu buzima bw'abanyarwanda, ni ikintu kigomba guherekezwa n'imihango, ni ikintu kandi kitabura kuvugwaho menshi haba hagati y'abanyarwanda ndetse no mu banyamahanga. Itsembabwoko ryibasiye abatutsi rikomeje gukurura impaka ndende hagati y'abanyarwanda, impaka ziterwa hanini n'icyo twakwita ubupfura buke bwo kutamenya kubaha abapfuye, cyane cyane nko kubahindura ibikoresho mu nyungu za politiki. Byagaragaye ko itsembabwoko rikoreshwa n'abanyapolitiki hagamijwe kwigizanya mu butegetsi, ibyo bikaba biteye isoni ndetse bibangamiye cyane umuco nyarwanda. Umuryango nyarwanda rero ukomeje gutonekara kubera ibikomere byatewe n'itsembabwoko ryo mu 1994, kimwe n'ubundi bwicanye bwarikurikiye butaravugwaho rumwe. Aya mahano akaba yarahungabanyije bikomeye abanyarwanda bose, abateramo icyuka cy'urwango n'ubwoba ndetse no kumva bashaka kwihorera ku muntu batazi, ari byo byiswe traumatisme mu rurimi rw'igifaransa. Iryo hungabana ntirigarukira ku bantu gusa, kuko n'inzego za leta byarazirenze, maze rimwe na rimwe hagafatwa ibyemezo birenganya umuturage byitwa gukumira icyagarura ariya mahano. Mu rwego rw'ubwisanzure mu bitekerezo binyuze mu itangazamakuru, leta yibanze ku ruhare rubi ibinyamakuru n'amaradiyo byagize mu guteranya no gushishikariza abanyarwanda ubwicanyi. Ibyemezo byinshi byagiye bifatwa bigasa n'ibyari bigamije gucecekesha burundu cyangwa guhana by'indengakamere abanenga ibitagenda. Ibyo bikaba byaratumye mu Rwanda havuka umuco wo kuvugira mu matamatama no kwatura ibishimisha ubutegetsi gusa, ushaka kunenga akabanza guhunga. Guverinoma yashyize ingufu nke mu isakariza mbaga la mass communication ritoza abanyarwanda gucoca ibibazo binyuze mu mpaka zivuguruzanya. Umuco wo kujya impaka hagamijwe kugera ku mwanzuro unogeye bose, ari byo bita compromis mu rurimi rw'igifaransa, usimbuzwa umuco wo gusigana isayo hagati y'abatabona ibintu kimwe. Ishyirahamwe VPRX risanga kuvura umuryango nyarwanda iyi ndwara ari urundi rugamba rw'amahoro rugomba gushyirwaho ingufu zihagije. Abanyarwanda bakaba bagomba gutozwa umuco w'ubworoherane mu bitekerezo binyuze mu isakariza mbaga, bagatozwa kujya impaka zivuguruzanya batitana abanzi, bagatozwa kandi gucyahana hatagamijwe kumvishanya. Muri VPRX turaharanira ivugururwa ry'imikorere mu isakariza mbaga hagamijwe kurema isura nshya y'umunyarwanda n'isura nshya y'umunyapolitiki. Ndabasuhuje mwese abaduteza amatwi, mbahaye kandi kaze muri iki kiganiro gisoza ukwezi kwa Werurwe kikanatwinjiza muri Mata, ukwezi abanyarwanda bibukamo amahano yagwiriye igihugu cyacu mu 1994, imyaka ikaba ibaye 20. Mata rero ni ukwezi kw'akababaro mu mitima yacu twese, nicyo gihe dutegerezwamo gufatana mu nda no kwamagana icyo ari cyo cyose cyagarura umwiryane mu bana b'u Rwanda. Ku munyarwanda wese, Mata nibe igihe cyo gusubiza amaso inyuma, kwisuzuma hagamijwe kuba mushya. Uku kwezi kutubera igihe cyo kwanga guheranwa n'agahinda n'urwango, kutubere igihe cyo kwigirira icyizere ndetse no kukigirira bagenzi bacu. Nifashishije iyi ndirimbo ya Kizito Mihigo ngo itubere ifatizo ryo kwitekerezaho, dutekereza no ku bandi, yayise igisobanuro cy'urupfu. Maze rero twibuke tubwira uwatuvukije ababyeyi, abavandimwe, urubyaro n'inshuti ko yiteranyirije ubusa, ko bariya bagiye bakiriho muri twe.
urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda gupfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa n'ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana ikiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana ikiza kiruta ibindi. Muri iki cyumweru dutangiye i Paris mu Bufaransa hateganyijwe ibiganiro bifite insanganyamatsiko igira iti le drame rwandais, la vérité des acteurs, bisobanuye ngo amarorerwa y'u Rwanda, ukuri kw'ababibayemo. Ishyirahamwe demokarasi ryo mu Bufaransa rizakoreshereza ibyo biganiro mu ngoro ngenzuramategeko ariyo sena y'icyo gihugu ku itariki ya 1 Mata. Bamwe mu basesengura ibya politiki bakaba bemeza ko bene ibi biganiro bigamije kweza isura y'Ubufaransa yahindanyijwe n'amarorerwa yabereye mu Rwanda. Abafaransa rero ngo bakaba bashaka kwerekana ukuri kw'ibyo bazi cyangwa bakoze, dore uko bagenzi bacu Jean Claude Murindahabi, Tarcisse Semana na Victor Manege Gakoko babisesengura. Jean Claude.
kubijyanye n'ibyo by'ukuri ngira ngo hari ibibazo bagomba gusubiza. Ese koko abafaransa bari bashyigikiye ko abantu bica inzirakarengane? Ese koko abafaransa baje gukingira ikibaba abakoraga jenoside? Ese koko abafaransa bafashe ku ngufu abagore n'abakobwa muri biriya bihe? Ibyo ngibyo cyangwa se mu by'ukuri abafaransa baje mu gikorwa cy'ubutabazi no kubuza abakoraga mabi kuyakomeza? Ibyo ngira ngo ni ibibazo byakagombye kugaragarira mu biganiro bivuga ku makuba u Rwanda rwagize muri kiriya gihe. Mu by'ukuri ibi birego Ubufaransa buregwa n'abakozi babwo bari mu Rwanda, ibyo ngibyo numva yuko ari ibibazo rimwe na rimwe byagombye kuba birebana n'ubutabera, ibyaha baregwa bikaba byarashyikirijwe inkiko. Hari aho waba warigeze wumva ikibazo nk'icyo mu nkiko? Ahangaha twakwibukiranya ko hagiye haba navuga ubushakashatsi bunyuranye mu myaka ya za 1996 1998 hashyizweho komisiyo hano mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyo komisiyo ikaba yari igamije gucukumbura kugira ngo koko nisanga hari abantu bagize uruhare rubi mu marorerwa yabaye mu Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi babe bashyirwa ahagaragara. Icyaje kuvamo ntabwo ari ikintu navuga ko kigeze kigira Abafaransa gishinja, aho ni ku ruhande rw'Ubufaransa. Hanyuma mwibuke yuko no ku ruhande rw'u Rwanda narwo rwakoze ubushakashatsi, ndetse hakaba hari abategetsi bagiye bashyirwa mu majwi mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko mu by'ukuri ntabwo byigeze bijya mu nkiko ngo bibe byagaragara. Mu gihe tugitegereje kumenya ukuri aba banyamahanga bafite ku mahano y'u Rwanda, Tarcisse Semana, gira icyo bitubwiraho n'ukuri abantu n'icyo abantu bagomba kumva gusobanukirwa ku kuri Abafaransa baduhishiye. Ismaël Mbonigaba, kuri iriya nama n'ukuri kwayo nicyo bavuga ngo les acteurs, uko abo bireba babigizemo uruhare cyangwa byakoreweho, garagara ko harimo ikibazo kinini muri iriya nama, kuba baratumiye abantu koko b'ingeri nyinshi n'abanyamahanga n'abanyarwanda nibyo, ariko bakirengagiza n'abantu bavuga yuko bashobora kuba baragize uruhare nabwo mu bwicanyi aribo ba FPR. Bivuze rero yuko bivuze byinshi mu rwego rwa diplomasi, bivuze byinshi. Ni ukuvuga ngo ese abo bantu mubahamije icyaha, kuki bo mutabatumije ngo baze noneho bisobanure cyangwa bange kuza? Ni ikibazo gikomeye rero iriya nama, ku buryo leta y'u Rwanda ahangaha Semana, ubwo ushatse kuvuga yuko nyine ikibazo gihari uko ikibazo nshatse kuvuga aho ngaho ni uko harimo abantu b'inkorokoro, abantu b'ingenzi bagombye kuba bari hariya, kuko ibivugwa hari ibyo ndetse babaregaho. Nkeka yuko Kare de Ponte yanditse n'ibyo wenda azongera kugarukaho avuga ibya Arusha, ukuntu yabujijwe gutumiza abari bagize FPR kugira ngo bajye nabo gucibwa urubanza, azabigarukaho birumvikana. Ubwo rero iyo baza gukora akantu bikaba akamenyetso ko kuvuga ngo namwe tubahaye rugari, nimuze musobanure muri iyi nteko ukuntu wenda ibyo babavugaho mutange namwe bye kuba mu matamatama. Ikibazo kirebana n'ukuri ntabwo ari ikintu cyoroshye, ngira ngo reka tubaze impuguke yacu Victor Manege umusaruro ushobora kuva muri iriya nama. Victor, ni icyo ubona leta y'u Rwanda ishobora gukura mu biganiro nka biriya, nubwo itabitumiweho, ntabwo yabitumiwemo? Aha nagira ngo nongereho ko twagerageje kuvugana na Ambasaderi Jacques Kabare uhagarariye u Rwanda i Paris, ariko ntibyadushobokera. Igihe icyo ari cyo cyose bizadukundira tuzaganira nawe adutangarize icyo atekereza kuri iriya nama. Victor. Urakoze Ismaël. Yewe urumva ntacyo nshobora kuvuga kuri iyo nama igiye kuba. Reka dutege nyine umusaruro uzavamo n'ibiganiro bizahabera kuri uko ariko akantu navuga ni akantu gato, nuko ibaye isa nkaho mu gihe n'ururiya rukiko rwa Arusha rwo rufunga imiryango, ahubwo umuntu akaba yakwibaza ese urwo rukiko rwa Arusha rwageze kuki ugereranyije n'inshingano
rwari rwahawe n'umuryango na ONU. Icy'abanyarwanda bari bawutezeho, icy'amahanga bari bawutezeho muri rusange, no kugira ngo ahanini ari amahano yabaye mu Rwanda atazongera kubera mu Rwanda, bikabera n'isomo ibindi bihugu. Rero hari aho mbona rimwe na rimwe twirengagiza, ugasanga abantu bashaka kwereka ariya mahano yabaye mu Rwanda ku ruhande urunuru cyangwa se ku bantu abanaba. Nyamara iyo witegereje urukiko rwa Loni, abantu ruburanya abanyapolitike, ni ukuvuga abenshi bari ni abanyapolitike n'abasirikare, ni ukuvuga bari mu nzego za leta. Ni ukuvuga rero kurebye ubundi ni nengeze no kwivuga hari muri 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, neza ndi Geneve. Ubundi turakumva, komeza. Ubundi bagombye kureba neza kubanza gucira imanza za institution. Nari nifite n'icyizere yuko na droit institutionnel, droit constitutionnel biriya byabaye mu Rwanda izatuma hari bihinduka ku buryo inzego za leta ntabwo nazo zishobora gucirwa urubanza. Birababaje kubona nkarusha hari abantu harimo n'inshuti zanjye zicirwa urubanza kubera ko ari abanyapolitike, ugasanga umwe yari ministre bamucira imyaka 30, undi wategekaga gendarmerie wari ushinzwe kurengera abaturage akavuga ngo interahamwe zamurushije ingufu bakamugira umwere. Tujya he? Ikintu rero kigomba, ibyo bintu bishyira abantu mu rujijo rwose, ikintu tugomba gufata nuko muri politike nta kupfa kuyisukira. Niba uvuze ngiye kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika, ukaba perezida wa repubulika, umenye yuko amateka ariho wareba, umenye yuko uzabibazwa. Niba uri chef wa gendarmerie wa état major, ibibayeho byose bya gisirikare kuko ari bo babishinze, ugomba kubibazwa. Uri ministre ugomba kubibazwa. Ubu rero ngarutse ku kantu gato gusa, ese twarebye ukuntu ari amagambo perezida Obama yavugiye muri Ghana twayakurikiza ko byajya bikemura ibibazo byinshi bya politiki. Dushyigikire Perezida Obama yaravuze ari muri Ghana imbere y'inteko ishinga amategeko ya Ghana, aravuga ati Afrika ntabwo ikeneye abo bita abategetsi b'ibikonyozi, ahubwo ikeneye inzego z'ibikonyozi, dongo zifite ubukonyozi ku buryo zisumbye ingufu abategetsi. Nibyo mbo urakoze. Ibyo rero nyine impamvu nari mbivuze Ismael, nuko jewe nasomye rwose, ubu nsoma ibintu byarusha cyane, ndabikurikirana kugira ngo nanjye ubwanjye numve ikintu nakuramo. Mwavuze muti hari ababigizemo, natwe twari duhari. Hari rimwe na rimwe usanga abantu bihanukira, cyane abazungu batari banahari, bakandika ibintu twari duhari tubibona. Ikintu cyagaragaye muri 1994, Repubulika yarabuze, inzego za leta zarabuze neza. Aho rero no gushakira impamvu no gushakira umuti. Urakoze Victor Manege Gakoko kuri ibi bisobanuro duhaye. Ubwo kubirebana n'iriya nama y'Abafaransa, Jean Claude Murindahabi uzaba uhari, uzabidukurikiranira. Ubwo uzavugana n'abantu bazaba bahari, bazafatamo ijambo. Reka dutegereze ririya tariki ya mbere, ubwo ni ukwezi kwa Mata, ukwezi k'umwihariko w'icyunamo mu Rwanda. Ni ukwezi kuduhishe byinshi. Jenoside yangize imfubyi, ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside. Abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza, abo bavandimwe nabo
ndabona abantu ndabazirikana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi si n'ibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda mu kiganiro nagiranye na Beatrice ufite ingabire yagize ati za gahunda zimwe zitegurwa n'abantu banyuranye muri ibi bihe byo kwibuka usanga zigamije gutoneka abanyarwanda gusa. Beatrice, ubu muri iki gihe turimo dusatira ukwezi kwa kane, ni ukwezi gusobanura ibintu byinshi ku gihugu cy'u Rwanda, aho twibuka itsembabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. ubu noneho bikaba ari umwihariko kubera yuko ni ukubyibuka ku nshuro ya 20. ndumva bigomba guherekezwa n'imihango ikomeye mu Rwanda, kandi no mu bindi bihugu nabonye abantu babikurikirana neza babyubahiriza. Ariko rero Beatrice, hari impaka zirimo kuzamurwamo. Urugero n'urw'ibiganiro bizabera muri Sena y'Abafaransa ku itariki ya 1 z'ukwa kane ku nsanganyamatsiko bavuga ngo le drame rwandais, la vérité des acteurs. ni ukuvuga mbese ngo amahano yabereye i Rwanda n'ukuri kw'abantu babihagazeho cyangwa se bagize uruhare urwo arirwo rwose muri icyo gihe. Ubwo rero nagira ngo Beatrice umbwire icyo waba utekereza kuri ibi by'imyiteguro ibera mu Rwanda ndetse n'ibyo biganiro by'Abafaransa bishaka kugira ukuri, bishaka kugaragaza. Murakoze Ismael, utangiye ugira uti ngo by'umwihariko imyaka 20 nibyo koko, kubera ko jewe nirinda cyane gukina politike. Ibyo ni politike nk'ibindi byose, kuko ku bwanjye mbere y'uko jenoside yitwa jenoside nari nzi ko ariyo, kuko sinkeneye
ku bwanjye nge nka Beatrice ntabwo nkeneye gihamwe ko nasiyo zinibyemera ngo bibe jenoside, ntabwo nkeneye ko bigira majorite ngo bibe jenoside. Ku bwanjye jenoside kuva mbayeho ibyo nabonye kuva ntabwo ndi mukuru kuko 59 sinabagaho mbyumva mu mateka, ibyo sinabibera ubuhamya wabibonye kuko kuri iki gihe nko bavuga ngo kuri buri wese ngo yumva afite ukuri kandi kera kwari absolu kwaratubutse. Ubwo rero ibyo by'ukuri kwinshi singendana nabyo, ariko ndi bukubwire jewe uko mbyemera nuko 73 ku bwanjye ari jenoside ku byo nabonye byarampagije. Icyo uko mbyemera nuko ubabaye wese uwabuze wese bavuga ngo umutima wuzuye amaganya ntusobanura amagambo. Burya abantu bose uko basohora agahinda kabo n'ibibasohokamo nyuma biranyuranye cyane bitewe nuko hari Imana yabaremye cyangwa nuko basanzwe bameze. Ariyo mpamvu ureba ukiheba ukavuga uti mbega njye ubirebera kure nabakuriya, ukagera ukavuga uti ahari sinakwivuga kuko nagaragaza uko naba bimbayeho. Ibyo bintu tuvuga ngo inama zo mu Bafaransa, niba twe nk'Abanyarwanda dukeneye ibisubizo bivuye hanze turacyari mu kaga. Niba Abafaransa batwigisha, ese kwanza data wanjye tuvuge ko bakundaga Habyarimana kurenza Abanyarwanda. Aha ngangira ngo biriya biganiro byo mu Bufaransa bisa naho ari byo kugira ngo bisobanure ku birego u Rwanda rwakunze gushyira ku Bufaransa ruvuga ruti ubutegetsi bw'Ubufaransa bwafashije abantu bakoze amahano, abantu bakoze jenoside. Ibyo ni ku muntu yabivuga, ariko jewe iyo njya gufata iyo njya kugira icyo mvugaho mbanza kureba ibifatika ku buryo nunyanga naza kubireba. Dufasha n'ushobora kubona igiti ngo cyite icyuma, ushobora kubivuga ko ariko ba wisebya nawe kuko undi muntu utabifitemo uruhare naza aramenya ko icyuma ari icyuma n'igitari igitaramenya kubitandukanya. U Rwanda rurega Abafaransa rufite aho bibihera kuko Abafaransa babaye mu gihugu bafite ibikorwa bigaragara byaba muri mu nyandiko, byaba muri mu nkunga, byaba no kubyikorera ubwabo. Mu Rwanda barahageze, ariko baragira bati turimo gukurikirana uwishe Habyarimana mu kimwe ngo mu mbarutso za jenoside. Nabireba nkavuga Imana yanjye, ahubwo ababavuga ababakurikira bo ababari inyuma baragana he? Ndabivuga kubera impamvu zikurikira. Icyambere, nk'abakika cumu twese twari dukwiye guterana tukabaza niba Habyarimana umwe akwiye kuba imbarutso yo kwica abantu bangana uko bangana. Mba numva bamwe bavuga ngo miliyoni, abandi ngo 800,000. Iyo mibare iyo bashaka yose ibyo byose zirutumwe ngo nuko yitwa perezida. Sinzi ko isi izanzura ko perezida kuko yiswe perezida napfa abantu bangana ko bazajya bapfa, uretse ko nabyo batabimpamiriza kuko imyiteguro yarakozwe, ibikoresho byaraguzwe, abantu barabashyize ku bitonde mbere y'uko apfa. Bivuga ngo cyeka bari babiziranyeho nabo. Icyo ngicyo nkireke data wanjye kuko sakazi kaje. Iki noneho gikurikiyeho tuvuge ko bagiye gushakisha uwishe Habyarimana data wanjye akaba ariyo mbarutso ya jenoside. Ibyitwazo bya mbere bitwaza ngo nabavuga ko babigizemo uruhare. Ese kuki abo babivuga batabafata ku bundi ufasha umunyacyaha ubanza ukamufunga ukamubariza ukamukurikiranira aho ahaniwe? Kurangaza u Rwanda n'Abanyarwanda kuko ntibashaka igihugu gitera imbere. Abakoloni ntibashaka ni byinshi navuga kuri ibyo ngibyo, ariko uretse ko ntazi icyo bigiye kutumarira muri aka kanya. Ahubwo ndimo kwibaza ngo kuki ikintu cyoroshye gutya cyambaye ubusa abantu batakibona? Mbega ninde ubona ko ibyo bintu bifite aho bigana hazima? Ese kuki bitegereza ukwezi kwa 4 akaba ari bwo bigomba kuvugwaho? Ni icyo kintu ujya ukibazaho ukaba wabona impamvu? Nkibazaho cyane. Ese ubutabera burahagarara iyo ukwezi kwa 4 gushize? Isimaye nanditse inkuru sinzi ko wayisomye ntangira mu kinyamakuru, ntangira itangazamakuru. Inkuru ya mbere nanditse yitwaga ngo urantoneka. N'ibindi nuko nabyita uko kwa 4 barindira ngo batuzaneho amafuti nkayo, nuko babonye hari dufite intege nke zo kwirengera, nuko nta mpuhwe isi gifite, naho ubundi ibyo byita gutoneka uwacitse ku icumu.
ni ukumutoneka, kandi ngo gutonekara birababaza kurenza gukomereka. Ni kuki se nyine barindira ukwa kane bakazana amafuti nk'ayo? Ni ukutwereka ko umugambi bari bafite batawugezeho kandi bitabashimishije. ikiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. urupfu rwunga abantu n'Imana yabahanze bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data. urwo rukundo nicyo cyanga cy'ubuzima bwanjye, urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo, urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima. Amen. Uko kwa kane barindira ngo batuzaneho amafuti nk'ayo ni ukongera kuzamura kandi kavuyo, kuko barabibonye ko mu kwa kane n'abisha abantu barongera bakongera bagasara, amaraso akagaruka muri bo, niho ubundi bwicanyi bwongera bukagaruka na bya bindi twari twaribagiwe. Aho mwavuga ko mugiye gukiza ihahamuka, ngira ngo naha mwabonera ko bikenewe. Ku mpande zose harahahamutse. Kuri icyo kintu cyitwa ihahamuka, ari byo benshi bakunda kuvuga guhungabana mu mutwe, iki kintu ubona uburemere gifite mu gihugu cy'u Rwanda bungana bute? Ni bwinshi cyane, kandi abahanga abanyuze muri za jenoside kera bavuga ko imyaka ihita ahubwo ariko bikomeza kwiyongera. Ari nayo mpamvu ubona nyine ariyo myaka 20 nahoze nkurikira BBC, abarundi barimo kuvuga bati kuki igitekerezo nka cyacu kubaka amasantere yo gutegura no gufasha abahungabana mu Burundi tutagifite. Niyo mpamvu nyuma y'imyaka nk'iyi ari bwo Rwanda rushyiramo imbaraga kurushaho. Ariyo mpamvu abafite umutima wa kimuntu bose bari bakwiye gutabara, kuko hari igihe nibaza ejo bundi sinzi niba barabonye inkuru yasohotse, umuboyi wishe umwana yamuciye umutwe. Nayibonye. Noneho jewe abantu banditseho ibintu byinshi ngenda bazina, ahubwo icyo nibaza niki uwo muntu ko numva yabuze ubundi umufasha mu maziki amugira gute? Kuko ngi hari ubwo mbona umuntu nawe atari muzima. Icyambere kwita umuntu mu ndafite icyo mupfa, icya kabiri umwana innocent adafite icyo birebamo, icyo uruhara bifitemo ibibazo byawe, icya gatatu kumva ugomba kumwica ufashe icyuma ugakata umutwe. Ibyo bintu nabendera ubwoba simbizi. Ibyo bintu nanjye byanteye ubwoba Beatrice. Ndumva hari ikintu uvuze uti mu Rwanda bakoze amasantere, bubatse amasantere yo gufasha abo bantu baba bahungabanye, ariko none ndashaka kumenya ese ushobora kujya mu Rwanda ukabarura abantu bahungabanye n'abatarahungabanye, ukamenya kubatandukanya mu gihugu? Murakoze. Numvise ababiganira na BBC bafite inzego bagenda babivugaho. Ngewe kuvuga ngo gutandukanye n'abatandukanye, ubwo nabivugaga mbega twavuze n'amasantere, ariko amasantere niyikoresha hagomba no kugira abantu bayakoreramo kandi babifitiye ubumenyi n'ubushobozi. Dayeri ibyo byose byongeraho ubushake. Burya ibyo kwiga mu mashuri namaze no kugenda mbisuzuguraho gato, kuko kwiga ntibihagije, ugomba kugira ubushake bwo gukora ibyo wize, kubishyira mu ngiro, n'ubushobozi bwo kubishyira mu ngiro, kuko gufata mu mutwe nk'agasuku ntabwo nzi ko byagenda bigashyira mu ngiro ibyo wize. Ariho bitandukanira kwiga no gushyira no gukora, kuko gukora gushyira mu ngiro, umenya mu ishuri ntamenye kubishyira mu ngiro ageze mu kazi. Sinamenya kusubiza icyo kibazo kivuga ngo wamenya kubatandukanya, uretse ko hari ibyigaragaza. Mu by'ukuri ngira ngo bavuga yuko izo santere zita ku bacitse ku icumu, ihungabana ryaba rireba abantu bacitse ku icumu gusa?
ntabwo ari abayacitse ku icumu gusa uko nibwira kuko n'uwo ukora ibibi byinshi aba afite ikibazo. kuko nk'urwo rugero uvuze rw'uriya musore wishe umwana w'inzirakarengane w'imyaka 12 mu by'ukuri sinzi niba ntago mfite byinshi nabisomyeho ntago uko byagenze nabimenya ariko numva yuko umuntu wakoze icyo kintu byanze bikunze ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe niko ntekereza. Ubwo rero ibintu byo guhungabana sinzi niba mu Rwanda ahubwo ayo masantere ahagije ahari. Nta bushakashatsi naba nabikozeho sinzi nuko angana nakubwiye ko nabyumvise kuri BBC mu kanya. Icyo nzi cyo ni kimwe nuko iyo uri niyo mpamvu nakubwiye ngo hari ugutandukanya umurimo ubumenyi no gushyira mu ngiro kw'ibyuzi. Umuntu wese ushinzwe gufasha muri uko gufasha kwe akarobanura nta mpamvu ukuvuga ngo ntaho abagana. Nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Reka dusenda n'abasozereza ku kintu kirebana no kuba mu Rwanda hashakishwa ubwiyunge hagati y'abahutu n'abatutsi. Iki kintu muri ibi bihe twizihiza imyaka 20 ntabwo ari ukubyizihiza no kwibuka ku nshuro ya 20 jenoside ibaye mu Rwanda, ubona ari ikintu dufite hafi mu bihe bya hafi? Kubyibuka byo ni inshingano ahubwo byibagirwa niwe ntazi uwari we. Kubyibuka ku nshuro 20 uvuze ngo kubyizihiza cyangwa kubyibuka uko wabyita kose mbona isaho igeze ari ugushaka amagambo meza ibikorwa byiza bikaba bike. Ariyo mpamvu badukurikirana iteka ngo kuki wavuze kandi uwakoze atangiza ubusore zo kubikora no kuwabivuze akagira ingorane kandi wabikoze bamureba n'ibindi ni nk'ibyo. Kwibuka ntabwo ari inshuro 20 ntabwo ari inshuro 30 sinzi no kuzibara kuko ngiye ku bwanjye nge maranirubuka buri munsi. Ibyo byo kubishyira mu kirere ni politike nayo simbi kuko niyo tuyoboye uko wabikora kose kizimutabangamiye undi. Ubumwe n'ubwiyunge ni yinde tape nibwira ngo u Rwanda rurayigerageza ahubwo ukibwira ngo iyo abantu barimo baravuga ngo kusenya biroroha kurenza kubaka. Abahanga niko bavuga. Ubumwe n'ubwiyunge imbaraga bishyirwamo mu Rwanda bijya bintangaza ko hari abashyira imbaraga mu kubisenya. Ejo bundi nibwo nge nawe twavugaga ibintu bya ndi umunyarwanda. Kunga baravuga bati abahutu n'abatutsi bagomba kwiyunga, societe vida. Ariko hakahitaza izindi imbaraga ati abahutu n'abatutsi kuki muvuga ngo ntibabaho? Ntabwo ari ukuvuga ngo ntibabaho, babaho ariko ku bwanjye ngerageza gushakisha icyiza cyava mu gikorwa. Icyiza cyava mu gikorwa ni ikihe? Etape ya mbere niba kugira ngo bidentify umuntu baragendaga bareba identity, iyo identity ikaba yaravuyeho ifite ubwoba, numva ari intsinzi imwe. None se Beatrice urumva kumenya umuhutu n'umututsi bizajya bikorwa bite abantu badafite ibyangombwa bibaranga nk'abahutu n'abatutsi? Ese ubundi kuki dushaka kubamenya? Nuko kugeza ubu ngubu bikoreshwa niba byaragaruwe muri politiki abahutu bakavuga ngo bagomba gusaba imbabazi, bagomba kuba identifiye. Usaba imbabazi ubitera wabigenza kugira ngo ubone yuko uriya muntu ugomba gusaba imbabazi ari umuhutu. Icyo nshaka kuvuga nuko
niba imbabazi ngomba kumenya ko wazisabye ari umuhutu nuko sikihisha inyuma y'umuntu nyiri ukuzisaba ni ugomba kubwiyumvamo akanabwanga niba ubuhutu ari ubumwanduza. Ntabwo mvuga kwanga ubuhutu nk'ubwoko, kwanga icyaha cyihishe inyuma y'ubwoko. Noneho njyewe nyiri icyaha ninjye ukiyizimo, niba nshaka gusaba imbabazi ndaguka nkavuga ni Beatrice ufite ingabire, nsabye imbabazi kubera icyaha numva nanze ntashobora no ntazongera gusubira. Ntabwo nzavuga ngo wese Ismael nyibutsa ko mfite icyaha kugira ngo nsabe imbabazi. Ariko rero kuki ngomba kubiha amasano n'ubwoko? Nuko byakozwe mu izina ry'ubwoko, ariko tukaba turimo kurwana n'icyaha ndetse no kwanga aho cyakwihisha hose. Ariyo mpamvu tuvuga tuti niba byarakoreshejwe ngo batandukanye abantu, tugize amahirwe twaba umuntu twese tukareka ubwo bwoko. Niko mbyumva, ariko ibyo ntawe abivumye, ngiye nanarize personnel.